reka mvuge gutyo, umuntu ugutambaho igitambo ni umuntu ugufiteho ubushobozi nawe wemera, ukabyemera ko muri inshuti, ukabyemera ko ari umubyeyi wawe, ukabyemera ko ari mu muryango w'iwanyu, mbega iyo sano nimba itari mu maraso ikaba iri mu marangamutima yawe. Niyo mpamvu babwira ngo ari ababiyegereza, ari abagenda babaha amagifuti agiye atandukanye, ibyo ni ibintu byose byo kwitondera. Mujya mubabona ko muri iki gihugu naho ubu hari abantu bafite inzu bagiye basohokamo bakazireka kubera imyuka mibi, akaba bazarabuze n'abapangayi kubera ibintu bibamo. Abantu bose bageze aho hantu nta kintu gishobora kongera kwemera, bahita bahura n'ibibazo. Kubera iki? Aho hantu barahaterekereraga, aho hantu barahabandirwaga, aho hantu bahashingitse mu bintu by'imyuka mibi na za nyabingi. Ufite inshingano yo kwisegera ukirukana imyuka mibi yo mu gisekuruza cy'iwanyu. Niba ubona hari uburyo bigaragara ko byaba bikukurikirana, utitaye ko wenda uvuka mu miryango ikijijwe cyangwa se ko iwanyu bakubwira ko batigeze bajya muri iyo myuka mibi. Icya kabiri ni uko ushobora gusanga inshuti zawe cyangwa se bene wanyu aribo bagutanze, nyamara iwanyu bo nta ruhare babigizemo, kubera ko ibyo bintu byose mu isi y'umwuka birakora. Nongere kubwira ko hari abantu bakwikundishaho mu buzima bwawe, ukabona bari kugenda basa nk'abakwitaho, atari ukugira ngo umererwe neza nk'uko baba bari kubikubwira, ahubwo mu isi y'umwuka baratumwe ibitambo. Rero ugomba kwirukana uwo mudayimoni w'uruzerero. Kubera icyo ugera iwanyu ukabura amahoro, wagera ahandi ukumva uratuje. Kubera icyo ugera iwawe ukabura ibyishimo, wajya mu bandi ukumva ubonye ibyishimo. Kubera icyo uri gusambana ugira ibyishimo, ariko waba uri kumwe n'uwo mwashakanye ukabibura. Ibyo byose ni ibintu biba bibera mu isi y'umwuka, kandi n'ufite imbaraga zo kujya kurwana nabyo, uraho gusa urumva uri mu kirere gusa uri kubyina kirabaye. Hari ibintu bikuba Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe, muvandimwe mwene data mu Kristo, wowe unkurikirana, ugubwe neza kandi ubaye amahoro ya Kristo, kuko nyine ari we uduha kuba amahoro. Nizere ko umeze neza. Niba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uhabwe umugisha w'Imana. Nagira ngo tuvugane ku bintu bigendanye n'ibitambo. Abantu benshi batanzweho ibitambo kuri uyu munsi, ariko abantu ntibabizi, ntibabisobanukiwe. Urambaza utari ku bundi ibyo bintu by'ibitambo ni ibiki? Ubundi igitambo ni impongano, wenda nko mu buryo bwo kugisobanura mu magambo make, ni impongano nyemezamigenzo ihabwa usabwa icyo gikorwa, kwemeza cyangwa gukomeza icyo gikorwa. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga wenda niba umuntu ari kunsaba serivisi, hari serivisi uri kunsaba, ariko iyo serivisi kugira ngo nyiguhe turabanza kuvugana amafaranga ndayikorera. Ubwo rero ayo mafaranga yawe niyo abaye igitambo cy'iyo serivisi uri musaba. Ibyo ni ibintu byumvikana neza. Rero abasokuruza banyu bagiye bajya kuraguza, bakajya mu bintu by'abapfumu, bakavuga bati abapfumu rero murabizi, bariya ni abagenti ba Satani. Nubwo mujya mubagana mukavuga ati wenda umuntu yaragiye arwaye yakize, ariko burya Satani ajya kumutera iriya ndwara yari atagitinze umwuzukuru we uzavuka. Nongere subiremo ko Satani amenya ibizaba. Ubu Satani azi ibizaba ejo, nabyo ababizi. Niyo mpamvu abizi ko yaciriweho iteka kandi ategerejweho kuzarimbuka. Hanyuma rero kubera ko azi ibizaba, hari ukuntu asabiriza abantu mu buryo bw'umwuka, akabasaba mu buryo bukomeye cyane, akaguteza indwara agambiriye ko nyine nujya kwivuza ahantu hose bikanga, bizarangira ugiye mu bapfumu. Umupfumu nawe akakubwira ati kugira ngo nzagukuremo iyo ndwara cyangwa ngukemurire icyo kibazo runaka ufite, ugomba kuzaduha umwuzukuru wawe wa gatatu. Ni uko nguko abantu batangwaho ibitambo. Noneho ukavuga uti nta kibazo, umwuzukuru uzaza ntanakiriho, n'uburibwe ufite bw'umubiri n'iki, ukabyemera. Noneho iyo ubyemeye, wa mwuzukuru wa gatatu igihe azavukira, naho azavukira, yavukira mu Rwanda, yavukira mu mahanga, yavukira hehe, byanga bikunda iyo myuka mibi imugendaho.
abandi bagashyingirwa za nyabingi, abandi bagenda bacirira ibidayimoni byinshi byo mu buryo butandukanye. Hari abacirira ibidayimoni bibaha ubutunzi, hari abacirira ibidayimoni bibaha uburinzi, hari abacirira ibidayimoni bibaha igikundiro, ariko ibyo byose ntibishoboka ko ibyo bintu byose byakorwa mu isi y'umwuka. Nta gitambo bagombye gutamba. Niyo mpamvu ushobora gusanga wowe uvuka mu babyeyi bakijijwe, ariko sokuruza wawe hari n'uvuga ati muzafate abuzukuru banjye bo mu gisekuruza cya gatandatu cyangwa se abuzukuruza, ugasanga nyine cyangwa agashingiye ku muryango wese akavuga ati mu muryango wanjye mujye mufatamo uwo mushaka, ariko iki ngiki mukime. Ni ukuvuga ko rero uko generasiyo ikurikirana amaraso agenda ahererekana, birashoboka rwose ko wazisanga we baragutambyeho igitambo, nyamara uvuka ku babyeyi bakijijwe utarigeze unabona barigeze bajya hehe, bajya mu bintu by'abapfumu, ariko ugasanga ya myuka mibi ya kera iracyakugendaho. Niyo mpamvu wowe ubwawe ufite gahunda yo kwisengera cyangwa ufite inshingano yo kwisengera ukirukana imyuka mibi yo mu gisekuruza cy'iwanyu. Niba ubona hari uburyo bigaragara ko byaba bikukurikirana, utitaye ko wenda uvuka mu miryango ikijijwe cyangwa se ko iwanyu bakubwira ko batigeze bajya muri iyo myuka mibi. Icya kabiri ni uko ushobora gusanga inshuti zawe cyangwa se bene wanyu aribo bagutanze, nyamara iwanyu bo nta ruhare babigizemo, kubera ko ibyo bintu byose mu isi y'umwuka birakora. Nongere kubwira ko hari abantu bakwikundishaho mu buzima bwawe, ukabona bari kugenda basa nk'abakwitaho, atari ukugira ngo umererwe neza nk'uko baba bari kubikubwira, ahubwo mu isi y'umwuka baratumwe ibitambo, kandi kugira ngo utambe igitambo akenshi nuko hari isano muba mufitanye. Niba ari itungo ugomba kuba ari iryawe woroye cyangwa se wariguze amafaranga yawe, waritanzeho ibiguzi byawe. Ni ukuvuga rero hari isano. Rero nimba ari n'umuntu mugomba kuba mufitanye isano y'amaraso cyangwa se mukaba mufitanye isano y'ubushuti, kubera ko byanga bikunda akantu k'isano kagomba kuzamo. Ntabwo wagenda ngo urebe umuntu uwo ari we wese ngo uvuge ngo mutanzeho igitambo. Niba ari umukire agomba gutanga igitambo cy'umukozi we cyangwa se mu bantu akoresha. Niba ari umunyedini ashobora gutamba igitambo mu bayobora, ariko abayobora nabo si bose, agomba kugitambamo muri bamwe yiyegereje bamukunda, ku buryo nyine iyo sano y'ubushuti mbega bigaragara ko agufiteho ubushobozi nawe wemera. Reka mvuge gutyo, umuntu ugutambaho igitambo ni umuntu ugufiteho ubushobozi nawe wemera, ukabyemera ko muri inshuti, ukabyemera ko ari umubyeyi wawe, ukabyemera ko ari mu muryango w'iwanyu. Mbega iyo sano nimba itari mu maraso, ikaba iri mu marangamutima yawe. Niyo mpamvu mbabwira ngo ari ababiyegereza, ari abagenda babaha amagifuti agiye atandukanye, ibyo ni ibintu byose byo kwitondera. Mujya mubabona ko muri iki gihugu naho hari abantu benshi bajya ukabona ngo wagiye hariya ngo ahita akira, ariko se nyuma yo gukira hakurikiraho iki? Bamanipera umwuka wawe, bakawugukuramo bakagusigara uri igikaratasi, kandi bakaba bagufite ku buryo bazakwica aho bashakiye hose, bakaba bakwica. Ibyo ni ibintu ni imyuka iri gusirikira ku isi hose. Nuko rero ibitambo bitangwa. Rero iyo ukeneye nk'igitambo cy'ibyo mu buryo bw'umwuka cyangwa se kibigendanye n'ubuzima, akenshi na kenshi nanone bagusaba ibitambo by'amaraso. Satani rero ubu ngubu ari gutamba ibitambo ari gushaka ibitambo by'amaraso. Rero nari mbabwiye impamvu batanga umuntu akenshi Satani atacyemera ibitambo. Kuri ubu ngubu Satani atakiri kwemera ibitambo by'inka, ihene, ngo izo nkoko mu mubagi, akaba ari gushaka abantu. Nuko azi ko iyo afashe igitambo aba arimbuye uwo muntu. Satani barajwe ishinga nuko abantu barimbuka mu buryo bwinshi n'amanyanga menshi ari gukoresha. Irumva ko iyo wowe umutanzeho igitambo, wowe ukimutanzeho ubugingo bwawe buba burimbutse, ndetse n'uwugitanzeho ubugingo bwe bukaba burimbutse. Akaba ariyo mpamvu rero Satani ari gushaka kugira ngo afatirane abantu muri ubwo buryo, kubera ko yagiye mu buzima bwose arabukakaza, azana indwara zidakira, kugira ngo abantu nyine binjire muri iyo myuka mibi, abone uko abarimbura. Azana ubukene, ubuzima bukakaye, kandi yinjira mu bantu
abantu ababuza kunyurwa, ababuza amahoro, abigisha kubaho mu rwego rwo hejuru rurenze ubushobozi bwabo. Ibyo ngibyo ari byo bituma abantu bashobora kujya gutamba ahandi bitambo kugira ngo babashe kubona iby'ubutunzi bw'isi, kugira ngo nyine babashe gusavayivinga cyangwa se babashe kubaho mu buzima burenze ubwo bari bakwiriye kubaho. Rero kutanyurwa n'umuzi w'ibibi byose, bantu mwananiwe kunyurwa, Satani yabatwaye ikintu gikomeye kandi arashaka kuzabarimbura, akabarimburana n'imiryango yanyu. Muri iki gihe niki cyatumye rero abazimu n'abadayimoni baba bari mu bantu, mukabona abantu bararwaye, ukabona urugo, abana, kugira ngo hari igihe mutekereza ko wenda ari ibibazo by'iterambere, ariko nyine iryo terambere nabyo biba birimo no mu buryo bw'imyuka, kuko byose biragendana. Ariko ushobora gusanga abana bavuka ngo bananiwe, abana bavuka batagejeje igihe ari benshi kandi bakagira ibibazo, abana bavuka bafite anomali zigiye zitandukanye, donc ugasanga bafite disability zitandukanye, donc ugasanga nyine biri kugenda byiyongera. Kubera iki se? Ni ukubera bya bitambo byose biri kugenda bitambwa n'uburyo Satani ari kugenda akorera mu bantu. Ukabona abantu bose barwaye indwara z'imyuka mibi, ukabona abantu benshi cyane bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kubera ko za nyabingi zose zabaga muri twa tumuga, za nyabingi zose zabaga hamwe baziterekeraga, murabizi hamwe baterekereraga. Ubu ngubu hari ama etaje, hari ibikorwa remezo, hari iki byose, nubwo abahubatse izo nyubako nazo bahora mu bibazo bigiye bitandukanye. Ubu hari abantu bafite inzu bagiye basohokamo bakazireka kubera imyuka mibi, akaba zarabuze n'abapangayi kubera ibintu bibamo. Abantu bose bageze aho hantu nta kintu gishobora kongera kwemera, bahita bahura n'ibibazo. Kubera iki? Aho hantu barahaterekereraga, aho hantu barahabandirwaga, aho hantu bahashingitse mu bintu by'imyuka mibi na za nyabingi. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbibabwire, iyo umuntu atari yahura n'ibintu by'imyuka mibi ntabwo aba yari yakamenya ko bibaho. Ariko ngende hano kugira ngo mbasobanurire ngo bibaho. Ibyo twagiye tubibona kenshi, turanabibona, usibye ko nawe urabibona, usibye ko utazi ibyo ari byo. Kuko no kuba utumva isi y'umwijima ngo umenye n'isi y'umwuka w'Imana cyangwa se ikirere cy'ijuru, byo nabwo ubwabyo bifite ukuntu byakuzibye amatwi n'uburyo byaguhumye amaso ngo utareba. Wizera siyanse kuruta uko wizera Imana. Ariko nagira ngo mubwire ngo wizere Yesu Kristo waremye siyanse, kuko siyanse siyo yaremye Imana, ahubwo Imana niyo yatumye siyanse baho. Ibyo wiga byose ni Imana yabiremye, ugombye kumenya umuremyi wawe. Rero icyo mba mbabwira gutya, hari abantu bavuga ngo ese ngo kuki muvuga isi y'umwijima, ngo kurungo mwagiye muvuga iby'umwuka. Ni byiza, byose ni imyuka, ni byiza ko byose mubimenya, kuko byose bikora mu buryo bw'umwuka, kandi ikitakurwanya kirakurwanirira. Ubwo rero ni ngombwa ngo umenye haduye urwanye nawe. Hari igihe waba uri kubona ibintu bidasanzwe mu rugo rwawe ukayoberwa ibyo ari byo. Nagira ngo rero nkubwire ko nta kintu kibaho kidakenera ibitambo. Kugira ngo ubashe gukora utere imbere, nuko nyine ugomba gutamba igitambo cy'imbaraga, ugatamba igitambo cy'ubwenge, ugatamba igitambo cy'umwuka, ugatamba igitambo cy'ubwenge, imbaraga n'umwanya, byose kugira ngo ubashe kuyikora ugire icyo ugeraho. Abatamba ibitambo by'amahoro cyangwa se abashaka amahoro bitegura intambara, bagakora intambara, bamwe bagapfa, abandi bakagira gute. Muri kubibona u Rwanda, mwebwe sinabibabwira, murabizi ko inkotanyi iyo zitiyemeza ngo zivuga ati wenda reka dutere tutitaye ku cyo ku kiguzi icyo ari cyo cyose biradusaba. Hari indirimbo numvishe baririmba ngo aya mahoro dufite ni ibitambo by'amaraso y'inkotanyi. Mugomba kumenya ko hari abantu bapfuye kugira ngo mube mufite amahoro muri uyu munsi. Mugombye kumenya ko uru Rwanda rwatangiwe ibitambo by'amaraso. Abantu baritanze batubera ibitambo, barapfa ku rugamba, ariko uyu munsi dufite amahoro. Kandi umuntu watanze igitambo aba azi kurinda icyo yagezeho. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi si y'umwijima abantu nta mikino bafite. Nk'uko mubona umutekano w'u Rwanda, icyashoboka cyose cyatangwa kugira ngo, cyangwa cyakorwa kugira ngo umutekano w'u Rwanda udahungabana. Ni nako abo mu isi y'umwijima bakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ibyo bakoze nyine bitabagaruka, kugira ngo ibyo baharaniye bidahungabana. Ni ukuvuga winjira wumva bazagusaba umuntu umwe bikaba birangiye,
ariko buri mwaka ukabona bagusabye undi, buri mwaka ukabona bagusabye undi. Niyo mpamvu uzajya kubona hari imiryango ipfusha buri mwaka, ukajya kubona uwo muryango byanga bikunda ukabona ko buri mwaka arapfusha, buri mwaka arapfusha, buri mwaka ngo hari n'abantu baba bagiye gushira, cyangwa ukabona bafite indwara za karande zigenda zibica ngo ni indwara y'iwabo. Indwara y'iwabo nagira ngo mbabwire ibyo bintu nta ndwara y'iwabo ibaho. None se niba umuntu yishwe na kanseri kuvutse uri muzima ukavuka nyogokuru wawe yarapfuye, ni gute indwara yamwishe nawe kwica? Ni ukuvuga wa muzimu we niwe uza akinjira muri wowe akakwicisha indwara nawe yamwicishije, kubera ko ibyo bintu mwabishingitsemo kera. No kwa muganga izi ndwara z'uruhererekane barazemera, ibyo mugomba kubimenya. Indwara z'uruhererekane barazemera kwa muganga. Bishatse kuvuga rero ngo ni ibintu bibaho. Izo ndwara z'uruhererekane rero si ukuvuga kuba wayivukanye ngo ibe ikuri mu maraso, ahubwo nicyo bita imyuka mibi, isi y'umwuka, kontrole y'isi y'umwuka. Bene data nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya, mwirukana abadayimoni bashaka kubatambaho ibitambo. Hari abayobozi b'ibigo batamba abana babo, hari abayobozi b'isengero batamba abayoboke babo, hari abantu b'abacuruzi batamba abakozi babo cyangwa abandi bantu babakoresha mu makampani. Musenge mwitwikiriza amaraso ya Yesu, kubera ko umwanzi yarahagurutse nta hantu adakorera. Kandi niba ubona hari umuntu uri kukwikururaho cyane, umushidikanyeho, ubanze wegera Imana, ubaze Imana ibye, kubera ko ntiwamenya icyagushakira. Hari igihe bitaba ari urukundo gusa, yaba ari kukwireherezaho kugira ngo nyine agire ibyagukorera. Uwo muntu rero, umuntu uri gukunda umuntu w'abandi, uriyizi mu mutima, ni wowe uzi icyo umukundira. Simbabujije gukundana, kuko nimudakundana muzaba mwishe itegeko ry'Imana, ariko ni wowe uzi icyo umukundira. We rero nawe ategetswe gukundwa, ariko nyine akabaza Imana icyo ari gukundirwa ari igiki. Ese ni impuhwe cyangwa? Murakoze cyane ko murimo munyumva. Rero mwirukana abadayimoni bose, mukubita ibibazo, mukubita abadayimoni, mukubite karande zo mu miryango. Ibyo bibaraza mu marimbi ni ukubera iki? Ibyo bikubuza amahoro mu rugo rwawe ni ukubera iki? Ibyo bituma utagira aho ushaka ngo uhagume ni ukubera iki? Ni umudayimoni w'uruzerero bagushingitseho, ni umudayimoni w'uruzerero bakugaburiye, baguhaye. Rero ugomba kwirukana uwo mudayimoni w'uruzerero. Kubera icyo ugera iwanyu ukabura amahoro, wagera ahandi ukumva uratuje. Kubera icyo ugera iwawe ukabura ibyishimo, wajya mu bandi ukumva ubonye ibyishimo. Kubera icyo uri gusambana ugira ibyishimo, ariko waba uri kumwe n'uwo mwashakanye ukabibura. Ibyo byose ni ibintu biba bibera mu isi y'umwuka, kandi n'ufite imbaraga zo kujya kurwana nabyo, uraho gusa, urumva uri mu kirere gusa, uri kubyina kirabaye. Hari ibintu bikubaho biguye gutuma wicomora mu bandi, ukamanza kujya kurwana ku buzima bwawe, ukarwana ku buzima bw'umuryango wawe, ukarwana ku buzima bwawe bwite. Bene data, mureke kwishinga abandi, kuko isi y'umwijima iri gukora ibintu bikomeye. Ariko reka mbabwire ko ntabwo ari isi y'umwijima gusa, na Yesu Kristo ari maso. Iyo usomye Abaroma ibice byaho 12 ku murongo wa 1, haratubwira ngo dutange imibiri yacu ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Mwari mubizi yuko no mu buryo bwo kubana na Yesu hari igitambo bidusaba? Yego, Yesu yatanze amaraso ye kugira ngo aduheshe agakiza, ariko twebwe n'iki kidusabwa kugira ngo turinde ako gakiza twahawe? Nuko twemera tugatanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Mu buhe buryo? Mu kwihanganira imibabaro yose iboneka muri Kristo Yesu, ndetse no kurinda imibiri yacu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo imibiri n'ubugingo n'umwuka wacu birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'Umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Inyigisho z'abadayimoni zikubwira ko Imana ireba mu mutima, itareba ku mubiri, ariko iyo usomye ijambo ry'Imana ikubwira ko ahubwo umubiri wawe ari wo gitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umubiri wawe ugomba kunezeza Yesu Kristo, mu gihe icyubahiro cy'Imana kitagaragara ku mubiri wawe. Wiyambika ibyo ushaka, ugakora ibyo ushaka, ukawukoresha ibyo ushaka, ugasambana igihe ushakiye. Ibyo uri kubikorera ku mubiri, ukawisukamo ibiyobyabwenge, ukawutobora, ukawandikaho ibyo ushaka. Mujya mubona abantu baba banditse bishyizeho ibintu by'ibitetuwaje n'ibiki byose, biriya ni ukwangiza umubiri wawe.
kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umubiri wawe w'igitambo kizima cyera gishimwa n'Uwiteka. Rero murabizi ko igitambo cyose iyo gifite inenge imbere y'Imana kiragawa. Rero niba uri gufata umubiri wawe ukawushyiraho ibizira, ujye ubanza ubaze Imana nimba ugiye gupfumura amatwi yawe, ubaze Imana niba ibyo bintu ntacyo bitwaye umubiri wawe cyangwa ntacyo biyitwaye, itarabibona nk'inenge cyangwa umugayo. Yes, ubaze niba ugiye kwitetowaja ayo matetuwaje ugiye kwishushanyaho n'ibindi bintu byose bidakwiriye mukoresha imibiri yanyu. Nagira ngo mbabwire ko Imana ishaka ko imibiri yanyu iba ibitambo bizima, ku buryo Imana ireba ikavuga iti wawu, uyu ni wa mubiri naremye. Ariko biratangaje biranababaje ko Imana ikureba ikakubonana umubiri itaremye, ikabona yakuremye uri inzobe ariko usigaye uri igikara, ikabona yakuremye uri igikara ariko usigaye uri inzobe, ikabona yakuremye wuzuye ariko usigaye hari amapiyesi wagiye utayo ku mubiri wawe. Yego, ibyo bintu byose ntabwo biba bikwiriye. Rero byose mubashe kubimenya ko bidakwiriye. Yesaya yandika mu bice byaho 3 umurongo w'10 yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nagira ngo mubwire ko kugira ngo ugubwe neza birasaba igitambo cy'imirimo y'amaboko yawe. Ugende ukoreshe ubwenge, ukoreshe amaboko, ukoreshe imbaraga zawe kugira ngo ubashe kugubwa neza. Ijambo ry'Imana rivuga ko tuzagubwa neza, ko tuzakoresha imirimo y'amaboko yacu niyo izatuma tugubwa neza. Rero mugende mukore, Imana isuka umugisha mu byo murimo mukora. Mutange ibitambo by'imirimo, mutange ibitambo by'imbaraga, mutange ibitambo. Ubwo nimvuga gutyo mubyumve mu buryo bwombi, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nta kintu ushobora gukora, nta kintu ushobora kugeraho nta gitambo watambye. Rero tinyuka kandi shaka igitambo kugira ngo utambire ubuzima bwawe cyangwa icyo uri gushaka kugira ngo kigende neza. Simbabwira kujya gutamba ibitambo byo mu buryo bw'imyuka mibi ngo mujye kwa Satani. Oya, nimujya y'imiryango yanyu yose izarimbuka kandi namwe muzarimbuka mushire. Ahubwo ndababwira ko kwiyemeza, niba uri gushaka umwuka wera, hari icyo bigusaba, hari iminsi bigusaba kwigwa mu ibindi bintu byose, ukayimara uri imbere y'Imana ushimikiriye usenga, ukihana ibyaha byawe n'ibicumuro n'ibibazo byose n'akarande n'akavuyo n'akajagari ufite mu mutwe n'amoko n'ishyari n'ubugome, za kamere zose zikamanza zikaranduka muri wowe, ukemera nimba ari n'abagusuzugura bakagusuzugura kuko bazakubaha umaze kuzura umwuka wera. Umuntu uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye. Hari inshuti mugomba gutandukana, udashobora kuzura umwuka wera ukiri kumwe n'izo nshuti bitewe na kamere zazo n'ibyo bakora. Hari ibintu mugomba kuzibukira kugira ngo mugire ibindi musingira. Abantu babaye abanyambaraga hari ibyo basize, hari ibyo bazibukiriye, hari ibyo baretse. Yego, ba Petero byabaye ngombwa ko bazibukira imirimo yabo bakoraga, bazibukira ibyo ubuzima bwabo babagamo mu buryo butandukanye, yewe kugeza ku rwego bavuze ati reka tuve no mu miryango yacu dukurikira umwami Yesu. Bamara igihe kinini batari kumwe n'imiryango yabo, barimo kugenda bakora ubutumwa bwiza cyangwa bavuga ubutumwa bwiza, barakurikira umwami Yesu bari kubanza kwigira ku birenge bye. Rero reka mbabwire ko ikintu cyose uzageraho, niba ushaka gutera imbere, emera, kora cyane, rara utasinziriye, kora cyane, usaba Imana umugisha, Imana izasukamo umugisha. Niba ushaka kuzura umwuka wera, kizwa cyane kandi winjire mu masengesho amwe ava ahandi azanda. Umwuka wera azaza numara gukizwa, ukanongera ibihe byo gusenga no kubana n'Imana aho uri hose, ukiyeza ku gato no ku kanini, ugasaba umwuka wera ushimikiriye. Umwuka wera uzawubona. Impano z'Imana zizitanga ku buntu bigendeye ku gipimo cy'umwuka wera uri muri we cyangwa ku buryo Imana ishaka kugukoresha. Bene data bakundwa, bavandimwe muri Kristo Yesu, reka nsoreze aho ngaho. Hari wenda waba ufite ikibazo ku bintu bigendanye n'ibyo tuvuze, watwandikira muri komanteri hanyuma tukazabigusubiza ubutaha. Reka wenda nse nkucukiriza aho ngaho, ariko nagira ngo mbabwire ngo mugire umwete mu byo mukora, kuko nudakizwa ufite umwete ugakizwa uri gukurikira izindi umeze nk'utazi icyo ushaka, muri iyi si nta kintu uzigera ugeraho. Satani azagufatira aho ashaka, kubera ko abaguhiga bo batanze ibitambo, batanze ibimazi, batanze ibiguzi bikomeye. Rero nawe hari icyo ugomba gukora kugira ngo bananire. Ndasubiramo, isi y'umwijima yatanze ibitambo kugira ngo ihige ubugingo bwawe. Nawe rero hari icyo ugomba gukora kugira ngo ubugingo bwawe burindwe. Batanze ibitambo bitandukanye, ariko nawe igitambo ugomba gutamba muri Kristo Yesu urakizi. Amen. Ugomba kongera
umwanya wo kubana n'Imana, ugakizwa ku gato no ku kanini, ukishinganisha mu maraso ya Kristo Yesu, kandi ugatunga kwizera gukomeye cyane mu mutima wawe, ugahora usenga iteka kugira ngo utazatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Shalom.